Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tutangiye isengesho ry'iminsi 7 ryo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Tukaba rero iri sengesho turi burikore twifashishije ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya hamwe n'isengesho ryo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, tugasozesha ibisingizo by'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Ni isengesho rero rikenewe muri iki gihe turimo, kuko isi iragenda irushaho kuba mbi. Abakristo nk'uko Bikira Mariya akomeza kubitubwira, ni igihe cyo guhunga uburakari bw'Imana nk'uko akomeza kubidukangurira kandi nk'uko Bibiliya ibitubwira. Uyu munsi rero tugiye kuzirikana ku bubabare bwa mbere umusaza Simewoni ahanurira Bikira Mariya ko inkota izamwahuranya umutima. Ayo ni amagambo dusanga mu Ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 2 uhera ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 35. Ariko cyane cyane ni uguhera kuri uyu murongo. Iyo ni Ivanjiri yose, naho ayo magambo y'umusaza Simewoni arahera ku murongo wa 27. Tuhasome. Nuko Simewoni aza mu ngoro abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Igihe ababyeyi b'umwana Yezu bamuzanye ngo bamurangirizeho ibyategetswe, nawe amwakira mu biganza bye, ashimira Imana avuga ati: Nyagasani, noneho sezerera umugaragu wawe mu mahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Se na nyina batangazwaga n'ibyo bamuvugagaho. Nuko Simewoni arabashimira, maze abwira Mariya nyina wa Yezu ati: Dore uyu nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo korama cyangwa gukira, azaba n'ikimenyetso bazagiraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Inkota izakwahuranya umutima. Aya magambo rero yo kwahuranywa n'inkota nta muntu n'umwe atatera ubwoba, cyane cyane ko Bikira Mariya ye yabwiwe ari umuntu udasanzwe, birumvikana, ariko yari yambaye umubiri wa kimuntu. Byaramuteye rero kwibaza kandi byamuteye gutekereza cyane, ariko kubera ko yari azi ko abereyeho kwakira ugushaka kw'Imana, ntabwo yabyinubiye. Uyu munsi turasabira abakozi b'Imana, kuko gutwara ubutumwa nk'ubwo ubwabyo biraremera. Ni kenshi Nyagasani Yezu ajya atuma abakozi be ati: mugende mubwire abantu aba n'aba ko ibi n'ibi bigiye kuba, ugasanga kubivuga biraremereye kuko biteye ubwoba. Turasabira rero abakozi b'Imana kugira ngo babashe gutwara neza ubutumwa bafite, kandi babutange badafite ubwoba bw'ibyakurikiraho. Turasabira kandi abahanuzi n'abahanurirwa, kuko ubuhanuzi nk'ubu kubutwara biragora. Hari abahanuzi benshi tuzi bagiye bakubitwa bakanicwa kubera ubuhanuzi kandi batabeshya. Duhereye no ku muhanuzi Yonasi, wamaze iminsi 3 mu nda y'ifi, wahita wumva yuko ibi bintu biba bikomeye. Yagiye mu nda y'ifi kubera ko yari yanze kujya guhanura. Turasengera kandi abahanurirwa, kuko nabo baba bakwiye kwakira ubuhanuzi bakagira n'uburyo babyitwaramo, bakanamenya yuko kugirira nabi uhanura atari ko kugirira nabi ubuhanuzi,
uhanura aba ari umuntu kandi aba yatumwe, tujye twakira ibyo yatumwe. Turasabira kandi abantu bose bari mu murimo w'Imana, tubegurire umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Tubasabire kuko ubutumwa batwaye buraremereye. Dusabe natwe kandi kwakira ubutumwa Imana itugenera no kwakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwacu. Mubyeyi Bikira Mariya, wowe wabaye icyitegererezo cyo kubaha Imana, twiyeguriye umutima utagira inenge wawe, mawe udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Mana yanjye, ngutuye ishapule kubera ikuzo ryawe ritagatifu, ngo nubahe umubyeyi wawe mutagatifu mu kuzirikana no gusangira nawe ububabare bwe. Ndakwinginze umpe kwicuza ibyaha nakoze, umfashe kwitonda, umpe no kwicisha bugufi ngomba, kugira ngo nshobore kuronka indurugesiya zose ziyirimo. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe untunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ububabare bwa mbere. Umusaza Simeon ahanurira Bikira Mariya ibizababaza umutima we. Mubyeyi wababaye cyane, umaze kubwirwa n'umusaza Simeon ibizababaza umutima wawe, warabyakiriye wizera Imana, bituma ukomeza kwihanganira ibyakubabaje byose. Tugusabye natwe ingabire y'ukwizera gushyitse. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina.
mubyeyi ugira ibambe ryo twibutse iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa kabiri. Yezu bamuhungishiriza mu Misiri. Mubyeyi Bikira Mariya wagize umunaniro mwinshi, wishwe n'imbeho nyinshi igihe wahungishije umwana wawe Herode ashaka kumwica. Nubwo wari uzi ko ari umwana w'Imana, wamwitayeho nk'abantu basanzwe. Turagusaba natwe kugira ngo ubwo butwari bwo guhunga Sekibi n'ingabo zayo bahora bashaka kutwica. Twumve mubyeyi mwiza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe ryo twibutse iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa gatatu. Ibyababaje umutima wa Bikira Mariya igihe Yezu azimiye. Mariya wababaye bitavugwa igihe ubura umwana wawe muvuye mu minsi mikuru i Yerusalemu, warahangayitse bikomeye wibaza ukuntu wabura umwana w'Imana kandi ari wowe wari uzi uwo ari we. Nyamara we yari yabuze ashaka kurangiza ugushaka kw'Imana Data, natwe uduha ingabire yo gushakashaka Imana tutarambirwa no gukora ugushaka kwayo. Twumve mubyeyi mwiza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa.
Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe ryo twibutse iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa kane. Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba. Bikira Mariya wahuye n'umwana wawe ahetse umusaraba, yababaye, yakubiswe, yavuye amaraso menshi. Warabyihanganiye kubera ko wari uzi ko umwana wawe ari mu maboko ya se. Turagusaba natwe kujya tuzirikana kenshi inzira y'umusaraba wa Yezu no kwifatanya nawe mu mibabaro yagize. Twumve mubyeyi mwiza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe ryo twibutse iminsi yose ibyababaje
ububabare bwa gatanu. Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba. Mubyeyi wababaye bitavugwa, igihe wabonaga umwana wawe abambwa ku giti cy'umusaraba, akawumaraho amasaha 3 mu bubabare bukabije, wazirikanye ubugome bw'abantu n'ububi bw'icyaha, ariko ubabarira nka Yesu. Dufashe dushobore natwe kujya twihanganira abatwanga n'abatugira nabi, kandi tubigirira Imana. Twumve mubyeyi mwiza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugere ibambe, yo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu. Ububabare bwa gatandatu. Bikira Mariya yakira umurambo wa Yesu mu maboko ye. Mubyeyi Mariya, wagize ubutwari bwo kwakira umurambo w'umwana wawe mu maboko yawe ubwo bari bawumanuye ku musaraba. Nubwo wari ugucitse kubera ubwoba watewe no kwitegereza ibyo bamugiriye, nabyo byabaye ibyiza Imana yari iguhaye, maze ubyemera uko ibiguhaye. Natwe turagusaba ngo udufashe tujye twemera iby'Imana iduhaye byose. Twumve mubyeyi mwiza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa.
mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. mubyeyi ugere bambe twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu. ububabare bwa karindwi. Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yesu mu mva. mubyeyi Bikira Mariya washyinguranye icyubahiro umurambo w'umwana wawe, wagize ishavu ryinshi ariko muri ayo makuba waduhaye urugero rwiza rw'ukwemera, ukwihangana no kwizera. turagusaba kujya twifatanya nawe n'umwana wawe mu mibabaro tugira kugira ngo bitubere intambwe y'ubutagatifuzwe. twumve mubyeyi mwiza. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina.
mubyeyi ugira ibambe twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu. Mwamikazi w'abahowe Imana, roho yawe yashingukiye mu nyanja y'ububabare, ndakwinginze kubera amarira wasutse muri cya gihe cy'amayoberane, undonyere hamwe n'abanyabyaha bose ukwicuza gushyitse. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Tuzirikane ububabare butatu Bikira Mariya yatubwiye isi itajya izirikana ariko afite. Bikira Mariya ababazwa cyane n'abantu bafite inkota yo kwica abandi. Inkota ni nyinshi zica, hari izica roho n'izica imibiri. Inzangano, urugomo, amatiku, ubusambanyi, ubujura, ubugambanyi, ubwicanyi, inzika, kutababarira, guhora n'ibindi byinshi by'imizi ya shitani. Izo zose ni inkota zuzuye mu mitima y'abantu. Izo nkota kandi zibabaza umubyeyi Bikira Mariya kuko abazibona. Bikira Mariya abona abo zisha bameze nk'imirambo ihora imutakira ngo ayitabare. Muri ubwo butabazi buhoraho, uwo mubyeyi arasaba abantu bose ko bakunamura icumu bakareka izo ngeso mbi. Abenshi bumva ntacyo bibabwiye, nabyo bibabaza cyane umubyeyi Bikira Mariya. Tumufashe gukiza isi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa.
Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa kabiri, tuzirikana isi itazi ariko Bikira Mariya yaduhishuriye kugira ngo nabwo tujye tubusabira. Bikira Mariya ababazwa cyane na roho z'abicwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ngabo abahotorwa, inda zikurwamo, abicwa bazira inkota z'ubwoko bunyuranye bose baramubabaza. Izo roho zose abazibona kandi zimutabaza cyane. Niyo mpamvu mukwiye kwamagana ubugiranabi bwose. Nta muntu wemerewe kwica undi kabone n'ubwo yaba abimusabye cyangwa se abona bikeneye. Dusabire rero abantu bafite inkota yo kwica abandi, ndetse dusabire n'abicwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, jya twibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa gatatu Bikira Mariya yaduhishuriye ni ububabare bw'uko ababazwa cyane na roho z'abahinyura Imana. Izi roho zirimo abatemera ko Yezu ari umukiza w'ubugingo bwabo, abajya ikuzimu gushakayo ubukungu, abasenga ibigirwamana, abasuzugura ubucunguzi bwa jambo. Muri izo roho kandi harimo roho z'abinangira bakaba imbata z'icyaha. Hari abantu benshi bahakana ko shitani ibaho kandi bakavuga ko nta bubasha ifite. Bikira Mariya akavuga ati, abo baribeshya cyane. Niba uvuga ko shitani itabaho, urapfobya ubucunguzi bwa jambo. None se niba itabaho kandi nta bushobozi ifite, jambo yazanywe n'iki? Shitani iriho kandi ifite imbaraga ziruta iz'umuntu, kuko yo ari umumarayika. Intambara urwana nayo ntibasha kugaragarira amaso, ariko uhora ku rugamba. Mumenye ko mwanesherejwe n'amaraso ya Yezu, akaba ari nayo mpamvu ubu shitani itakibafiteho ubutware, ariko rero ibasha kubashuka no kubagusha mu cyaha. Hari abantu benshi bakorana n'amashitani bakajya ikuzimu kuvomayo ubutunzi bw'isi. Ibyo ntimukabihakane, biriho. Kubihakana ni ukubitiza umurindi, kuko ibyo uhakana ntunabirwanya. Haguruka urwanye ububasha bwa shitani. Hinduka ureke kuba imbata y'icyaha. Muri aba kandi harimo abantu b'ingeri zose, abakristu, abavugabutumwa, abihaye Imana, n'abandi bahinyura ubukana bw'icyaha, bakavuga ko Imana izababarira, ko nta mpamvu ihari yo kwiyima ibyo ushaka. Si byo, kuko ijuru riraharanirwa kandi rizagibwamo n'abarikoreye. Kandi kurikorera si ugukina, ni uguhirimbana, kuko rizinjirwamo n'ab'ibyihare.
dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Iyo tugusaba mawe, tuba tuzirikana ububyeyi bwawe, wuzuye urukundo, impuhwe n'ubwuzu. Mariya mubyeyi ugaba inema, uturinde turegere, uduhe ibyo tugusaba. Mubyeyi mwiza utugabire, mubyeyi mwiza duhakirwe. Nakwirukiye ndemerewe, nduhijwe n'isi, maze urampumuriza, unyemerera yuko ugize uwawe bwite. Mariya mubyeyi ugaba inema, uturinde turegere, uduhe ibyo tugusaba. Mubyeyi mwiza utugabire, mubyeyi mwiza duhakirwe. Isengesho ryo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Mubikira w'i Fatima, mubyeyi ugira ibambe, umwamikazi w'ijuru n'isi, buhungiro bw'abanyabyaha, twebwe turi mu rugaga rwawe, twiyeguriye by'umwihariko umutima wawe utagira inenge. Muri uko kukwiyegurira, turashaka kubana nawe kandi tubifashijwemo nawe. Turashaka kurangiza amasezerano twagiriye Kristo igihe tubatizwa. Tukwemereye kandi kugira muri twe ibikorwa byo gukinduka, by'ukwemera nk'uko ivanjiri bidusaba, twirinda gutwarwa n'iby'isi, kugira ngo nkawe duhore twiteguye gukora ugushaka kw'Imana Data. None rero, kuko dushaka kuguha ubuzima bwacu n'ubutorwe bwacu bwa gikristu,
wowe mubyeyi witonda kandi w'impuhwe nyinshi, kugira ngo ubukoreshe uko ushaka mu nzira y'umukiro wacu muri ibi bihe by'indunduro bihangayikishije isi yose. Twiyemeje kubyubahiriza nk'uko ubishaka, cyane cyane tuvugurura uburyo bwacu bwo gusenga no kwigorora n'Imana, tugutura n'icyubahiro igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya no kukubera intumwa, kuvuga ishapule ya buri munsi no kunyurwa na bike mu mibereho yacu nk'uko ivanjiri bishaka, kugira ngo tubeshweho tubere abandi urugero, dukurikiza amategeko y'Imana, twihatira imigenzo myiza ya gikristu, cyane cyane umutima usukuye kandi wirinda icyaha. Tukwemereye kandi kwifatanya na nyir'ubutungane Papa wacu, abayobozi ba Kiliziya n'abasaserdoti bacu, kugira ngo turwanye ikintu cyose gishobora gutuma abantu bahakana inyigisho z'abakuru ba Kiliziya, kandi kigashobora no kuyisenya kiyihereye mu mizi. Turinzwe nawe kandi mubyeyi, turashaka kuba intumwa z'ubumwe bw'isengesho n'urukundo rwa Papa, ubumwe bukenewe muri ibi bihe turimo, kandi turasaba ngo turinde twese, urinde by'umwihariko Papa wacu. Byongeye kandi tukwemereye gukora uko dushoboye kose ngo tuzakuzanira abantu benshi tuzashobora kwegera, tubigisha kurushaho kukumenya no kukwiyambaza. Tuzi kandi ko ubuhakanyi bwatesheje abantu benshi ukwemera, abangiza ibintu bitagatifu binjiye mu ngoro ntagatifu y'Imana, kandi bibi n'ibyaha biragenda bikwira ku isi yose. Kubera ko tukwizeye byimazeyo, tutinyutse kuguhanga amaso we mubyeyi wacu, mubyeyi wa Yezu Kristu, ukaba n'umubyeyi w'impuhwe n'ububasha bwinshi. Twongeye kandi kugutakambira uyu munsi, twizeye ko urongera umukira abana bawe bose, wowe ugira ibambe, wowe usendereye impuhwe, wowe mu Bikira Mariya utuza kandi woroshya. Amina. Tuvuge ibisabisho by'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Nyagasani utubabarire, Kristu tubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristu twumve, Kristu twiteho. Mana Data nyir'ijuru utubabarire, Mana Roho Mutagatifu utubabarire, Mana Mwana wakijije abantu utubabarire, Utatu Butagatifu Imana imwe utubabarire. Mutima wa Mariya witorewe na Nyagasani udusabire. Mutima wa Mariya uzira inenge udusabire. Mutima wa Mariya usendereye inema udusabire. Mutima wa Mariya ngoro y'ubutatu butagatifu udusabire. Mutima wa Mariya ugira impuhwe udusabire. Mutima wa Mariya warinzwe icyaha cy'inkomoko udusabire. Mutima wa Mariya wuzuye impuhwe udusabire. Mutima wa Mariya wuzuye ubusugi udusabire. Mutima wa Mariya wanejereje Imana Data udusabire. Mutima wa Mariya mizero y'abanyabyaha udusabire. Mutima wa Mariya mirukiro y'abanyabyago udusabire. Mutima wa Mariya ugira inama nziza udusabire. Mutima wa Mariya ugira ibambe udusabire. Mutima wa Mariya ugira ubuntu udusabire.
mutima wa Mariya uduha gutona ku Mana, udusabire. mutima wa Mariya uduhumuriza, udusabire. mutima wa Mariya uhora uturengera, udusabire. mutima wa Mariya utubwiriza gukunda Nyagasani, udusabire. mutima wa Mariya waduhesheje umukiza, udusabire. wowe Imana yatoreye kurera abo yiremeye, udusabire. wowe mpuhwe zihoza abarira, udusabire. wowe buruhukiro bw'abarushye, udusabire. wowe abaramukwa bambaza bakaruhuka neza, udusabire. wowe uduha imbaraga zo gutsinda ubunebwe, udusabire. wowe watumye ingoma y'Imana igaruka muri twe, udusabire. wowe huriro ry'amasezerano y'Imana Data, udusabire. Mariya mubwiriza w'abatunganya bose, udusabire. mubyeyi w'imiryango yose y'abantu, udusabire. cyishongoro cy'abamarayika, udusabire. mubyeyi utugabira ibyiza bya roho, udusabire. ruhimbi rw'ibyiza bya Nyagasani, udusabire. kitabashwa cyahetse mwene Data, udusabire. bushyinguro bw'Imana Data, udusabire. bw'ururukiro bw'inema zituzamo, udusabire. ngabire y'ubudahinyuka bw'Imana, udusabire. mugeni wa Roho Mutagatifu, udusabire. mubyeyi wa Jambo uhoraho, udusabire. shumbushanyo y'Imana muri twe, udusabire. wowe ribagiza ry'ubwiza, udusabire. wowe mugenga w'inema zose, udusabire. mutima wa Mariya mutima wa Mariya warushye uhungisha umwana wawe Herode ashaka kumwica, udusabire. mutima wa Mariya washengutse umusaraba w'umwana wawe yabambweho witikuye mu rwobo, udusabire. mutima wa Mariya wahuranyijwe n'inkota y'ububabare, wakira umurambo w'umwana wawe ukawushyira mu mva, udusabire. ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, udukize Nyagasani. ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, utwiteho Nyagasani. ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, utubabarire. mubyeyi mutagatifu w'Imana, urajya udusabira tubone guhabwa ibyo Yezu Kristo yadusezeranyije, dusabe. Mana nyir'ubuzima, rebana impuhwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya wahuranyijwe n'inkota y'ububabare mu rupfu rw'umwana we, maze wakira amasengesho duturishije uwo mutima wuje ituze, impuhwe n'ubutungane. Amina. nihasingizwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. nihasingizwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. nihasingizwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. mutima utagira inenge wa Mariya, twikubise imbere yawe mawe, turakwiyeguriye.
kwiyeguriye mutima wa Mariya wuzuye impuhwe mutima utagira inenge wa Mariya twikubise imbere yawe mawe turakwiyeguriye mutima wa Mariya wuzuye impuhwe mutima utagira inenge wa Mariya twikubise imbere yawe mawe turakwiyeguriye kwiyeguriye tw'abana bawe mawe Mariya tuje imbere yawe ngo duhakirwe twiyeguriye umutima utagira inenge wawe Mariya uturinde intambara z'urudaca arizo mu mutima n'izimena amaraso turengere mawe turabigusabye mutima wa Mariya wuzuye impuhwe mutima utagira inenge wa Mariya twikubise imbere yawe mawe turakwiyeguriye turakwiyeguriye mwamikazi utarasamanywe icyaha cy'inkomoko udusabire Bikira Mariya utarasamanywe icyaha urajya udusabira twese abaguhungiyeho mwamikazi wa Kibeho udusabire mwamikazi w'ingo zacu udusabire mwamikazi w'abatowe udusabire mwamikazi w'abagenzi bagana mu ijuru udusabire mwamikazi w'abagukunda bose udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena 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 amena